Solomon wale yaje goal Zinga Fiba Chikote Fiba. Bamwita Etienne Ruvumbu Enzinga, ni rutahizamu w'umunyekongo wigeze gukinira ikipe ya Rayon Sports. Ari mu bihe bikomeye, ibihe byo kwicuza, nyuma y'uko ubu ngubu ari gutekereza ku byabaye muri 2024. Ubu bikaba byakuruye impaka nyinshi mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Mu mukino wahuje Rayon Sports na Polisi muri Kigali Pele Stadium, Ruvumbu yishimiye igitego mu buryo bwavuzweho cyane kuko bwafashwe nk'ubutumwa bwa politiki. Nyuma y'icyo gikorwa, ikipe ya Rayon Sports yahise yitandukanya nawe ndetse n'inzego zitandukanye za siporo zitangira gukurikirana icyo kibazo. Uyu mukino wari umukino wavugishije benshi cyane. Uyu mukinnyi kandi ubu yemera ko yashutswe n'abantu ngo bamwijije amafaranga menshi ndetse amahirwe yo gukina mu ikipe ya AS Vita Club, ariko nyuma bikarangira nta na kimwe abonye, ngo yarashutswe. Muri iyi nkuru tugiye kongera kwibuka ukuntu byagenze, turebe ese ubundi Ruvumbu ni muntu ki, ese yageze muri Rayon Sports ate, ibyabaye ku mukino bari gukina na Rayon Sports ndetse na Polisi ubundi byo byatangiye bite, ese ubundi kubera iki yaba yicuza ibyo yakoze, ese ubundi kuki abafana ba Rayon Sports banze kwibagirwa uyu mukinnyi w'umunyekongo Etienne Ruvumbu Enzinga. Wowe kurikira iyi nkuru yose umenye ukuri ku byabaye ndetse n'impamvu Ruvumbu akomeje kugaruka mu mitwe y'abareyo, impamvu nawe ari kwicuza. Kanda subscribe, like, share, ubundi tuganire kuri uyu mukinnyi w'umunyekongo ukomeje kuvugisha abareyo benshi. Ubundi mu mupira w'amaguru hari abakinnyi bamwe baba bafite imana idasanzwe, bagakundwa cyane n'abafana, ariko bikarangira ibikorwa bimwe na bimwe bibagizeho ingaruka zikomeye mu mwuga wabo. Uko niko byagendekeye rutahizamu w'umunyekongo Etienne Ruvumbu Enzinga, wigeze kuba umwe mu bakinnyi bakomeye mu ikipe ya Rayon Sports. Uyu mukinnyi wamamaye cyane muri shampiyona y'u Rwanda kubera umuvuduko, ubuhanga bwo guca ku ruhande ndetse n'uburyo yatsindagamo ibitego byiza. Uyu munsi ari mu bihe byo kwicuza nyuma y'igikorwa byamuvuzweho mu mpera za 2024. Ruvumbu yemera ko yakoze amakosa akomeye kuri ubu ndetse anavuga ko yashutswe n'abantu bamwijeje amafaranga menshi n'amahirwe mu mupira w'amaguru, ariko bikarangira nta na kimwe abonye. Ubundi Etienne Ruvumbu Enzinga ni umukinnyi w'umuprofesiyoneri wavukiye muri Kinshasa, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu gifite amateka akomeye mu mupira w'amaguru muri Afurika. Kuva akiri umwana muto, Ruvumbu yagaragazaga imana idasanzwe mu gukina ku ruhande rw'imbere, aho yakundaga guca ku bakinnyi ba myugariro akoresheje umuvuduko n'ubuhanga buhambaye. Yanyuze mu makipe y'abato muri Kongo mbere yo kwinjira mu makipe akomeye muri icyo gihugu. Mu rugendo rwe rwo gukina umupira w'amaguru, Ruvumbu yakiniye amakipe atandukanye arimo amakipe yo hanze ya Kongo, aho yakomeje kugaragaza ko ari umukinnyi ushobora guhindura umukino mu kanya gato. Ubuhanga bwe bwaje kuzamurwa mu makipe akomeye yo mu karere ndetse no muri Afurika, ndetse aza no guhabwa amahirwe yo kuza gukina mu Rwanda muri Gikundiro Rayon Sports, iyi kipe izwi nk'isaro ry'i Nyanza. None yaba yarageze muri Rayon Sports ate uyu mukinnyi? Ubundi ubwo Ruvumbu yazaga mu Rwanda yasinye amasezerano muri Rayon Sports, imwe mu makipe akunzwe cyane mu gihugu. Uyu mukinnyi ntiyatinze kwigaragaza kuko mu mikino ye ya mbere yahise yigarurira imitima y'abafana ba Rayon Sports.
abafana ba Rayon Sport bahise bamwita umwe mu bakinnyi bafite ubuhanga ubunararibonye budasanzwe ku ruhande rw'imbere kubera ibintu byinshi yakoraga mu kibuga birimo umuvuduko ukabije, gutanga imipira ivamo ibitego, gutera imipira ikomeye, guca ku bakinnyi mu buryo bworoshye kandi butangaje, amafiyeri ameze nk'ay'Abanya-Brazil. Mu mikino myinshi ya shampiyona Ruvumbu yabaga ari umwe mu bakinnyi bahindura umukino, ariko ibintu byatumye abafana ba Rayon Sport batangira kumufata nk'intwari ikomeye mu ikipe yabo kugeza na n'ubu ngubu. Bigeze ku itariki ya 11 Gashyantare 2024 habaye umukino wa shampiyona wahuje Rayon Sport na Polisi. Ni umukino wabereye neza kuri Kigali Play Stadium. Muri uyu mukino Rayon Sport yatsinze Polisi ibitego 2-1. Igitego cya kabiri rero cyatsinzwe na Heritier Ruvumbu Nzinga ku minota 53. Igitego cyari cyiza cyane, cyari gishimishije, ndetse abafana ba Rayon Sport bari bazamuye hejuru amajwi mu buryo bwo kucyishimira. Ariko uburyo yacyishimiyemo icyo gitego bwahise butuma inkuru ihinduka impaka zikomeye. Ruvumbu yakoze ikimenyetso cyari kimaze iminsi gikoreshwa mu bya politiki yo muri Kongo, kirimo gupfuka umunwa no gushyira urutoki ku misaya. Icyo kimenyetso cyahise gifatwa nk'ubutumwa bwa politiki, ibintu byahise bituma abantu benshi bamunenga cyane. Rayon Sport yahise yitandukanya nawe. Nyuma y'icyo gikorwa ubuyobozi bwa Rayon Sport bwahise busohora itangazo buvuga ko bwitandukanyije cyane n'imyitwarire y'uyu mukinnyi. Iyi kipe yasobanuye ko siporo igomba kurangwa na discipline, ko politiki idakwiriye kuvangwa n'umupira w'amaguru. Byongeye kandi Ferwafa nayo yahamagaje uyu mukinnyi kugira ngo asobanure ibyo yakoze ndetse n'ibyabaye muri uyu mukino. Ubundi mpuzamashyiramwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ifite amategeko abuza abakinnyi gukoresha siporo mu butumwa bwa politiki. Ibi bikorwa rero kugira ngo siporo ikomeze kuba ikintu gihuza abantu bose, aho kuba urubuga rw'amakimbirane ya politiki. Nyuma rero y'igihe gito ibyo bibaye, Ruvumbu yatangiye kuvuga ko ibyo yakoze byose yabitewe n'abantu bamwegereye bakamwizeza ibi bintu byinshi. Mu magambo ye yagize ati, ndicuza cyane ibyo nakoze, barashutse bambwira ko nzabona amafaranga menshi ndetse ko nzakinira AS Vita Club, ariko kugeza ubu muri ibyo banyijeje byose nta na kimwe nigeze mbona. Aya magambo yatumye benshi batangira kuvuga ko uyu mukinnyi yakoreshejwe mu nyungu za politiki koko. Nubwo ibyo byose byabaye, ariko abafana ba Rayon Sport bo bavuga ko bagikumbuye cyane ubuhanga bwa Heritier Ruvumbu Nzinga. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe bavuga ko uyu yari umwe mu bakinnyi bagiraga umuvuduko udasanzwe. Yari afite ubuhanga bwo guca ku bakinnyi benshi kandi yashoboraga guhindura umukino mu kanya gato. Ubwo Rayon Sport iri gutsindwa, ubwo ibibazo bikomeje kuvuka muri Rayon Sport, ubwo hakomeje kwibazwa umuntu wakomeza kubazwa intsinzi, bamwe mu bafana ba Rayon Sport bavuga ko iyo aza kuguma muri Rayon Sport yari kuba ari umwe mu bakinnyi bakomeye Rayon Sport yakomeza kugenderaho muri shampiyona y'u Rwanda. Hari n'abavuga ko amakosa yakoze atagombaga gusenya burundu umwuga we kuko yari umukinnyi ufite impano idasanzwe. Inkuru ya Heritier Ruvumbu ni isomo rikomeye ku bakinnyi benshi bo muri Afurika, igaragaza ko umukinnyi ashobora kugira impano ikomeye ariko ibikorwa bimwe na bimwe bikamwangiriza umwuga we gato. Siporo igomba kuguma ari ikintu gihuza abantu kandi abakinnyi bagomba kwirinda ibikorwa bishobora gutuma umwuga wabo ujya mu kaga. Nubwo Ruvumbu yicuza rero ibyo yakoze, amateka ye muri Rayon Sport azahora yibukwa n'abafana benshi bamubona nk'umwe mu bakinnyi b'abahanga binyuze muri iyo kipe. Ese Rayon Sport yongeye igakenera Ruvumbu Heritier Nzinga, maze Ruvumbu Heritier Nzinga, uyu mukinnyi w'umuhanga w'umunyekongo, nawe akemera kugaruka muri Rayon Sport, yakongera akayobora ubusatirizi bw'iyi kipe? Ese yakongera agakundwa
bikomeye n'abakinnyi ndetse n'abayobozi. Abafana ba Rayon Sport, iyi kipe ifite abafana benshi mu Rwanda. Duhurire muri comment umbwire nawe uko ubyumva. Like, share, nugenda udakoze kandi subscribe kuri iyi nkuru. Duhure mu zindi